Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, mbahaye ikaze kandi muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, message Imana iba yaduhaye kugira ngo tuze tuzitange. Kandi reka twongeye dushimira Imana kubajye batwandikira batubwira ko mu by'ukuri hari iby'Imana yakoze binyuze muri message twatanze, binezeza umutima wanjye kandi bikampa imbaraga zo gukomeza gusenga kugira ngo Imana ikomeze impibikiza imitima y'abantu. Niba hari ikintu kineza niyo umuntu ambwiye ngo wavuze ijambo rigira icyo rikora muri ngewe, ryashubijemo ibyiringiro, reka mbabwire muhabwe umugisha. Abajya bajya muri commentaire mukandika, abajya bajya hirya mukatwandikira ni box, abajya baduhamagara, abari hafi n'abari kure. No kuri Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Bitubona ko ari imbaraga zacu, tubona ko ari ubuntu bw'Imana bwabikoze. Mukomeze mugirirwe neza kandi muhora mbasengera, muhora mbayifuriza umugisha. Muhabwira Imana ngo Mana, bano bantu bankurikira, bano bantu tubana umunsi ku munsi, ujya wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo, njya nezezwa no kubona hari amashimwe atambuka rero. Kandi ndabizi ko uyu mwaka Imana izakoramo ibirenze ibyo yakoze mu yindi myaka, kuko Imana yacu ni umugenga w'ibihe kandi n'umubyeyi mwiza. Reka dusenge kandi nanone mbahe message Imana yampaye kubaha. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, uhimbazwe uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko duhaye ubuzima kugira ngo dukore icyo waturemeye, maze imitima yacu igubwe neza kandi mu mwuka no mu mubiri habe hazima, kuko byose bikorwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Haravuga ngo abo mu isinagogi bose babyumvishe batyo bagira umujinya mwinshi, barahaguruka bamwirukana mu mudugudu, bamugeza ku manga y'umusozi batuyeho, bashaka kuyimutembagazamo, ariko abacamo aragenda. Ariko abacamo aragenda. Barahaguruka bamwirukankana mu mudugudu, bamugeza ku manga y'umusozi batuyeho, bashaka kuyimutembagazamo, ariko abacamo aragenda. Ngo ufitiye message nahawe n'Imana, wowe ufite ibintu byakwirukankanaga, wowe ufite ibintu byakugenzaga, ibyo uzi n'ibyo utazi, nagutumweho. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ibyaguhigaga ugiye kubica mu myanya y'intoki. Ndabisubiramo. Wowe ufite ibintu byakwirukansaga, kandi byakwirukansaga bishaka kukwica, bishaka kugukoza isoni, bishaka kubona wangara wamwaye. Ariko Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ibyaguhigaga ugiye kubica mu myanya y'intoki. Ndi umuhamya wo guhamya ko Imana ijya iturengera kandi ikaturengera ibyaduhigaga bigihari. Ndi umuhamya wo guhamya ko Imana ijya idutabara kandi ikadutabara ibyashakaga kudutamaza bigihari. Ni Imana ijya iseruka igakura Daniel mu rwobo rw'intare, we na bagenzi be ababatayemo ubuzima bwabo buri mu kaga. Ni Imana ijya idukura mu muriro, abawudutayemo batwitswe nawe. Reka nkubwire ngo hari ibyaguhigaga, bimwe urabizi ibindi ntabwo ubizi. Ariko Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ugiye kubica mu myanya y'intoki. Lero soladra, ugiye kubica mu myanya y'intoki. Ugiye kubica mu make, unyura ahantu batatekerezaga, babona uriho kandi bibaze ngo abayeho gute, anyuze ati. Imana yambwiye ngo ibyaguhigaga ugiye kubica mu myanya y'intoki. Nashaka bari umuntu umwe ndi kubwira, cyangwa babiri cyangwa batatu, ariko ni message nahawe n'ijuru rirambwira ngo nze nkubwira ngo ibyaguhigaga ugiye kubica mu myanya y'intoki. Njya mbona hari ukuntu iwacu mu cyaro twabaga turi kuyora nk'amasaka cyangwa ibishyimbo, ukagerageza rwose ukegeranya intoki kugira, ariko ntihabure kimwe cyangwa bibiri bica mu myanya y'intoki, kandi wifuza kubigezayo byose, ariko ntihabure kimwe kiguca mu myanya y'intoki. Nagutumwe oraza la bonefo, yemwe bagabo mu nteze amatwi, nashaka bari umugabo umwe Imana yantumyeho, yemwe bamama nashaka bari umwe cyangwa umusore, ndabizi ko hari umuntu Imana yantumyeho, yambwiye ngo nze nkubwire ngo ibyaguhigaga ugiye kubica mu myanya y'intoki. Muri make bari bakugose, bari bagutangatanze, ariko Imana igiye kugukiriza ahantu utatekerezaga, igiye ko ahantu tibi ngo baramwirukanyije mu mudugudu wose.
kandi bamwirukansaga kubera iki? Ngo bashakaga kumuta mu mpanga ngo bamutembagazemo, bamutemba ngo ariko abacamo. Tarawe abacamo. Intego yabo ntiyagerwaho, abacamo arakira. Hari ahantu ugiye kunyurukire, hari ahantu Imana igiye kukunyuzukire. N'abatumweho mwokagira Imana mwe. Imana yambwiye ngo ibyabahigaga mugiye kubica mu myanya y'intoki. Nimvuga ibiguhiga ni byinshi, ni byinshi, ni byinshi. Yesaya havuze ngo hari bazaterana, ariko sinjye uzabateranyije. Bazaza banyuze mu nzira imwe, mbatatanyirize mu nzira zirindwi. Hari ibintu ugiye guca mu myanya y'intoki. Bino bintu bifite imbaraga muri njyewe. Ndumva ari ijambo ry'ubuhanuzi rigiye kurema ikidasanzwe. Yenda uzajya muri commentaire ushime, cyangwa uzashimira aho usenga. Icyo nzi cyo ni kimwe, iyi message hari abantu igiye kuremera amashimwe. Kundi ijambo riba muri Mika 4:11 haravuga ngo dore amahanga menshi ahagaze ku misozi ateraniye kugutera. Haravuga ngo Isiyoni nihangizwe, amaso yabo arebe ibibi batwifuriza. Arebe ibibi batwifuriza. 12 ngo ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza. Dowa bora zando faradra. Hari ibintu bari bazi ko bigiye kukubaho, hari ibyo bibwiraga, hari ibyo batekerezaga, kandi bari babitewe n'iki? No kubona ibihurimo, ariko ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza. Hari ibintu Imana itekereza batazi, batazanamenya, bihisha mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu mu Byakozwe n'intumwa 28:6 haraze ngo bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ngo bamaze umwanya munini bakibitegereje babona nta cyabaye, baravuga ati duhinduye amagambo, tubonye ko ari Imana. Nakuzaniye message ivuga ngo ibyaguhigaga ugiye kubica mu myanya y'intoki. Dolazara bone foradra. Kandi urabizi pe, urabizi. Kandi ibyo utazi nibyo byinshi, ariko bagiye kuzabona uriho, bagiye kuzabona utate ngo bashaka bamwirukankana mu mudugudu hose, bashaka kumutembagaza mu mpanga. Ngo ariko abacamo, ariko naneze, ariko abacamo arakira, abacamo aragenda. Hari ibintu ugiye gucamo ubeho, hari abantu ugiye, ariko ndashimira Imana bari barateze, ariko ugiye kubacamo, ugiye kubaca mu myanya y'intoki. We ugiye kubica mu myanya y'intoki, ugiye kubaho kandi ubaho ibyaguhigaga bihari, ukiri ibyakwicaga bihari, utabarwe kandi bitashaka utabarwa. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo ibyaguhigaga ugiye kubica mu myanya y'intoki. Herekeza buno buhanuzi wampaye Mana, maze bukora icyo wabutumye, tuzumva ubuhamya n'amashimwe, natwe tuzanezezwa nuko wakoze ibyo ngibyo.